Nyandwi shyira mikoro hagati tugwaye ikaze. Murakoze. Meze ute? Meze neza. Meze neza. None se ni ikihe kintu cyatumye rero umuntu mubana umuhisha numubwiza ukuri ko ibi bintu ari pranka none nawe yisize insenda yarakaye ati byibuze niyanyizera akambwira ati ibi bintu ndi gukora ndi kubeshya. Umukobwa twamenyanye yaraziranye na Firdausi. Yego. Firdausi urabona rero wenda kunyiba byo nta nicyo ntunze yakwiba pe, ibyo nge sinabitekereza kuko na nyuma yabyo mbona ukuri hanze n'ubundi ndigendera n'ejo siniriwe mu rugo, ntabwo nabitekereza ntacyo ntunze yakwiba pe. Ariko se ntiwanatekereza ko n'ubundi buryo bwazaza akumva naho bakugambanira akabiguhisha. kuri YouTube buri muntu wese avuga uko abyumva kandi abikora uko abishaka, yigaragambye ubundi uko ashoboye kwizunguza. Mbere n'agasuzuguro yifite. Nari narayabaye we byararangiye. Nurumva nukuri kw'Imana ati rero abashitani byararangiye rwose. Urumva rero Jasmine aciye bugufa gusabye imbabazi ati rwose mbabarire kandi ndabizi ko nakosheje. Pfukamese? Ngapfukamese yawe. Pfukamira nge ndi Imana. Ntabwo ikintu cyose umuntu akoze erega bakapfukamiye Imana. Biterwa nuko umuntu abyumva. Yawe. Shanyandwi akoze ko bashaka gukina comedy. Icyo mbona none se Jasmine ngiye mu gihe ataratinyuka ngo ambwire uko byamujemo ngo anambwire byibuze niba ari umuntu byihishe inyuma. Ntabwo ntekereza ko uyu mwana yabyiyoheje ibi bintu pe, ni ukuri cyane nko gufungisha umuntu. Hano ni hanze. Nicyo wifuzaga gufungisha undi mwana kandi ko ndimbati yabireka cyangwa yanabikora akanabikoze abafite ishingiro. Uriya mugabo ndamwumva pe, afite ishingiro. Kuko hano ni ukumusebya no kumuharabika. Ibintu byafekisa urugo rwe, byafekita izina rye, byafekita n'abanyarwanda muri rusange. Ibi bintu ni ibintu nyine biba bifite ikibazo. Wifuzaga kumufungisha? Nta muntu numwe nifuje ko n'ubushize nibyo kujya muri ribusi nigeze mbitekereza kuko nari nzi ko ibintu byose ndi kuvuga ari ikinyoma. Wa mugana ariko ari gihe nagendaga nkabanza nkavuga ati manu mfashe ni ikinyoma ariko ndabizi. Ibyo uko wabwiye wanyu se ko hari comedy uri gukina. Yego urakoze. Ngo niba bahamaga oya nabyumvisha mu kiganiro kandi ni mama wabivugaga. Ijwi wambwiye ko ari mama wawe. Yavuze ngo wahamagaye mukuru wawe ngo aguhuze na mama wawe. Abona kumugeraho nibyoroshye ubwira mukuru wawe ngo biragaragara ko ibyo natekerezaga n'ibyo yatekerezaga byari bihabanye. Gusa iyo menya ko ari agatwiko nanjye nayo gutwika nk'abandi byibuze akaba afite n'icyo nsigiye. Yego. Iri zina rye no kuba yarayitiriye ndimbati bikaba bifite byibuze n'udufaranga binsigiye. Ikibazo nuko mbuze byose. Bigusigiye kirusha ibindi. Icyo bigusigiye cy'ingenzi ni umugisha. Oya umugisha. Ubuse Imana irahumba we ko naraye nivovota n'ubuntu nkiraka. Ibirahumba. Oya ugashaka akazi nibyo navuze. Kabonetse nagakora. Katabonetse nyine ubwo nawe urabyumva ni yaserera. Ngo ugiye mu rugo. Abandi muri comment batari ko yewe ati umuntu wakoreshaga uyu mwana nayo yari yararushya. Ati uyu mwana ufunga umutwe gutya se. Ati ubundi umukoresha we yamukoreshaga ati n'ukuntu uyu mwana ubona afunze umutwe. Mbese uri gukora akazi ukora n'abashoboja n'abanyokoboja. Ari mu myaka mibi. Oya tinsa na ndimbati. Ariko ejo hazaza n'undi mugabo nawe babane murasa ubuzana bose zabagare ba papa bawe kubera ko meze nk'ikigabo mu maso. Abari abantu nyine bagabo banini bari seriye bazababona bose dushya. Kubera ko ameze nk'ikigabo mu maso. Sibyo urebye ibitutsi yatutswe ndimbati kubera uyu mwana. Yari kuba ari no muri ribu n'ikibazo ahubwo kigeze kuri. Sinekeza ko rero uyu mwana yaramaze kumwaka imbabazi. Sinekereza yuko ndimbati agifite gahunda yo kumujyana mu nkiko. Ndimbati hari ibintu byo kwitonderwa. Umuntu uhita uhagurukira undi muntu akamubwira ngo ibi bintu nibyo ngo barasa. Sinigeze nshyigikira umuntu uvuga ko ngenda ndimbati dusa. Abantu basa nta kintu bahuriyeho. Abantu se ko noneho ubagize ubipakuruye. Nta numwe wari wangishije inama. Nicyo babwira birirwaga batuka ndimbati ko musa. Nicyo bababwira. Bihangane nyine ngo ibintu byasubiyemo. Nakana
kubera iki sitabonjyana kandi ibintu byarangiye byasubiyemo ko papa atari ndimbati. ubundi ntago bindimo. Ntabwo bikurimo. Ntago bindimo. Ese kuki uhishaho uturuka cyangwa ukomoka? Ese ndahahisha gute? yatureka kubeshya Gisagara ni icyaro. Nese ahariho hose. None se nagiye kuvuka ngishijwe inama. Njye nagiye kuvuka ngishijwe inama. Abantu benshi turabizi ko bagera muri Kigali. Tubizi gasa. Birazwi. Turabizi ko abantu bagera muri Kigali bamwe bagahisha iwabo. Sibyo? Ntabwo ari nkanjye uvuga ngo iwacu ni ku Kibuye Karongi Rubengera n'Akagari byose nkabi. Nanjye tubana. Sinigeze numva byibuze avuga ngo ndabyemeye tuzagenda. Tugende. Ese ndimbati uyu munsi uracyashaka kubera umubyeyi? Kihe kintu nshaka aya nako. Oya kivuge vuga ikikuri ku mutima. Ntacyo. Oya kivuge. Kandi Nta kintu nari ngiye kuvuga pe. kandi nunsuzuguri. Niye kintu nashaka ari kumusaba imbabazi. Yego. Waranazimusabye no mu kiganiro. Ndumva Bagamije ko muhura atanabigishaka. yegora. Arebye nsanga iki kintu ibi bintu nakoze bizakoraho buri muntu wari wese unzi. Ukuzi gute? Buri muntu wari wese unzi azaboneka muri kino kibazo. Kugira ngo mbohore abantu nanjye naje gusaba imbabazi. Ukuzi se Nanjye nkabohoka. kuba bari bakuzi wari warabwiye ko ibintu wabeshye? Jasmine yari ari mu kaga. N'abanyamakuru bose bankoresheje. Bari mu kaga. Gasaro TV. Oya ntukicuze kuko niba ukoze neza ntago wahora ukora neza kujya ushimwe natangira nabikubwira. Wa mugani nyir'ubwitaraha naze wa mugani batazanavuga bati wabona Namuvuze kuko adahari naze rwose. ati wabona warindaya rwose ati wa mugani washaka kumucuruza ukaba uri kumubeshyera hano kuri ano macana. Birashoboka. Ngwino nyandwi ngwino rwose. Ambwira niba hari umugabo namuhuje nawe cyangwa umusore ambwira aba YouTubers amafaranga bamuhaga niba twarayasangiye. Ntago ari wabivuze ariko. Ehe. Utamubeshyera wavuze ko byakuguye mu matwi ariko uriya mwana se niwe wabivuze. Uyu ariko nta kavuga kadafite imvano. Wabona wenda hari umu YouTubers wamwishyuye akaba yarayariye. Niheraho impamvu niheraho nuko yaje ntiyigize ambwira ati gasa kugira ngo ngwe ikiganiro uramaye amafaranga. Shana bamusebeje n'ukuri kw'Imana. Mese nkaho ukurikije uko byumvisha urumva. Mu minsi tumaranye nungutse iki? Na ukora ibintu kugira ngo wunguke? Oya. Wari wamufashe kuko ari inyungu se wumvaga? Oya. Mwegere. Kutinya kumwegera mwegere. Oya kugeza ubu ushobora kwanga wenda namufashe kugira ngo nkorere umugisha n'inyungu zikaba zarajemo. Kamone yanjye so uyu mukobwa ni umuti w'amenyo. Nyandwi shyira mikoro hagati tugwaye ikaze. Murakoze. Meze ute? Meze neza. Meze neza. None se ni ikihe kintu cyatumye rero umuntu mubana umuhisha n'umubwiza ukuri ko ibi bintu ari pranka none nawe yisize insenda yarakaye ati byibuze niyanyizera akambwira ati ibi bintu ndi gukora ndi kubeshya. Umukobwa twamenyanye yaraziranye na Fidaus. Yego. Fidaus urabona rero oyavuga nta muntu n'umwe ngiye nari mfite wo kwizera uzise ko n'ubundi ni ubusanzwe bwanjye nta muntu ujya mfa kugisha inama. Kuki nge wayingishije? Nanjye sinzi ukuntu byagenze. Yanye kari nk'Imana yabivuze. Shani Imana. Yego kwese wowe ko birakariyemo. Dore ko nyanaga mureba. Uzi kwana n'umuntu uguhisha. Uzi kwana uzajya unagenda ugatekereza ko wenda yanakwiba. Uzi ko ari ntuwangira inama akambwira ati umukobwa azanakwiba niba yaraguhisha ibyo bintu. Ariko uzi ko ibintu byafungisha umuntu mazi. Wenda kunyiba byo nta nicyo ntunze yakwiba pe. Ibyo nge sinabitekereza. Kuko na nyuma yabyo mbona ukuri hanze n'ubundi ndigendera nejo siniriwe mu rugo. Ntabwo nabitekereza ntacyo ntunze yakwiba pe. Ariko se ntiwanatekereza ko n'ubundi buryo bwazaza akumva naho bakugambanira akabiguhisha. Kuri YouTube buri muntu wese avuga uko abyumva kandi abikora uko abishaka. Yigaragambye ubundi uko ashoboye kwizunguza. Mbere n'agasuzuguro yifite. Umuntu niyo waje gusaba imbabazi. Hari ibintu byo gusaba no sinsaba imbabazi aba YouTubers. Waratubeshye ugomba kuzidusaba. N'abafana baga ariko yarazisabye mu kiganiro cyabanjirije. Buretse tubaze twumva kubera icyo uvuze ngo yigaragambye uko bishakitse. Buri umwe wese nyine yigaragambye uko bishaka. Wari waje kwigaragambya se kandi asohoka uko ari.
nuko kuri YouTube buri wese avuga ibyo yumva ashaka none nawe waje kandi kuvuga ibyo bimunogeye ushaka. akunze. Ibyo se bibwiwe n'iki ko nta smartphone ugira? Byumva mu muhanda. Ibyo mva mu muhanda. None ko Jasmine yarakaye cyangwa se yababaye? Jasmine yararakaye yego. Mm, Kandi ndanjye ndabizi ko nakosheje. yego. Gusa nyine ikintu namusaba nuko yambabarira. Mm, Yari shitani. nuko yakubabarira. Nuko yakubabarira? Wongeyeho agaki? Yari shitani. Ese wagisha Imana iyo nama ujye kubikora? Yari igihe ari shitani. Shitani ni duteza ibibi ikaba yagushuka kubeshya. Kuko ari Imana yari gukora ikiganiro kimwe. Yakora ikiganiro kimwe agahagarukirizaho. Ariko kuzenguruka kuri YouTube 2 3 4 5 uvuga ikintu kimwe ni shitani yamwongozaga. Aho ngaho yari yarakomye mu mashyi. Nari narayabaye we byararangiye. Nurumva ni ukuri kw'Imana ati rero aba bashitani byararangiye rwose. Urumva rero Jasmine aciye bugufa gusabye imbabazi. Ati rwose mbabarire kandi nenda biziko nakosheje. Pfukamese? Ndapfukamese yawe. Pfukamira njye ndi Imana. Ntabwo mwabyo ikintu cyose umuntu akoze. Erega Bakapfukamiye Imana. Mm, Biterwa nuko umuntu abyumva. yawe. Shanyandwi akoze ko bashaka gukina comedy. Icyo mbona cyo. None se Jasmine njye mu gihe ataratinyuka ngo ambwire uko byamujemo ngo anambwire byibuze niba ari umuntu byihishe inyuma. Ntabwo ntekereza ko uyu mwana yabyiyoheje ibi bintu pe. Ni ukuri. Ibi bintu ntabwo yayicaye ngo abitekereze ubwe ngo azabikora. narayimubwiye mu kiganiro cyanjye cy'ubushize Nyandwi naramakanira. Nagusubize numvire. Iyo umuntu agiye gusaba imbabazi asaba imbabazi yivuye inyuma. Nibyo mvuga nibyo nkivuga nta muntu wanyoheje. Njye ubwanjye. Njye wishutse. Na Satani. Ngo nyine wamfatanyije ni shitani. Ese nkuregere shitani? Satani ariko ntiyapfuye n'ejo wakora n'ibindi. Oya yarapfuye pe. Oya amakosa yo turayakora iyo buri umuntu munsi. yiyemeje kujya gusaba imbabazi no hano nkaha hano ni hanze. Cyane nko gufungisha umuntu. Hano ni hanze. Nicyo wifuzaga gufungisha undi mwana kandi Ko ndimbati yabireka cyangwa yanabikora akanabikoze abafite ishingiro. Uriya mugabo ndamwumva pe afite ishingiro. Kuko hano nuko umusebye no kumuharabika. Ibintu byafekisa urugo rwe, byafekita izina rye, byafekita n'abanyarwanda muri rusange. Ibi bintu ni ibintu nyine bifite ikibazo. wifuzaga kumufungisha Nta muntu n'umwe nifuje. ko n'ubushize Ibyo kumufungisha ariko nta kiganiro na kimwe nigeze nkora mvuga ko bafunga Ndimbati. Kuko abantu baba bavuga ko bafunga Ndimbati. Muzabegere nabo mubabaze ukuntu babyumva bafite uruhare buriya baba bari kubyumvamo. Bavuge n'impamvu bamufunga. Gusa njye ntabwo nigeze nkenera kumufungisha. Nibyo kujya muri RIB sinigeze mbitekereza kuko nari nzi ko ibintu byose ndi kuvuga ari ikinyoma. ibyo kujya iwanyu ati rwose rega nzabanza nsaba uruhushya mama ati mama umushyiriye abashyitsi yaguhondagura. Yakujwe buranyije. None se nari kukubwira ngo iki? Mama ngana ari kubwira. Ari gihe nagendaga nkabanza nkavuga ati mana umfashe. Ni ikinyoma ariko ndabizi. Ibyo ko wabwiye iwanyu se ko hari komedi uri gukina. Yego. Ngo niba bahamaga oya ntabyumvisha mu kiganiro kandi ni mama babivugaga. Ijwi bambwiye ko ari mama wawe. Yavuze ngo wahamagaye mukuru wawe ngo aguhuze na mama wawe. Abona kumugeraho n'ibyoroshye ubwira mukuru wawe ngo hari komedi ndi gukina uzabwire mama niba muhamagara cyangwa baza kumureba ntazandaburize. Ubundi byibuze unyibwirira ko ushaka kuba umusitari. Ko hari no kubundi buryo ari gutwika ukareka hano ibi bintu birimo bezamo amategeko. Ahubwo se ubu ngubu tuvuge wenda ibyo ngibyo byo kuvuga ngo ni komedi ngo nakinnye ngo ni komedi ntago nabivuze. Njyewe ubwanjye hari umuntu wampamagara nje arambwira ngo kari kusigaye uri umuhanzi. Ndaje ndamubwira se wabonye indirimbo Yego igisagara ni kure ndahazi kiriya cyaro n'icyaro kibisi wabonye nasohoye. Arangije arambwira ngo njye narabibanye kuri YouTube. Ndi kuririmba ati hoya nyine uri muri ibyo by'ibintu by'ibiganiro. Gasa Ikiganiro ntago ari indirimbo. Ikindi na muntu nabwiye ngo ndi gukina comedy. Ni kumwe mu cyaro baba bari kubyuba ubwo baba biri kubivuga uko babyumva. Yego. Kandi ntago ushobora kubuza umuntu kuvuga uko abyumva.
uri kumubona wari None ufite se- gahunda yo kumisha kuko nta muntu yawe yigeze avugana nawe ndi kumva uwo mukuru we ngo ni fani bavugana umunsi ku wundi ntabwo yigeze namuza nawe byibuze ngo mumenye ese iyo ubana Mwavuganiraga n'umuntu igihe yajyaga no kwitaba telefone akaba yajya kure mwavuganaga hehe nuze bivuze ngo nyine afite gahunda yo kumisha wenda yumvaga kujya muri bizinesi ze bitandeba tunabyanzure gutyo niko oya ariko nawe icyo gihe ni nk'uko buri umwe wese ntabyo yarazi nyuma ubwo rero nkubwiye ngo njye naraguhishaga nahishe buri umwe amva mubwire nuze Jasmine umwirukanira mu kiganiro se uramuhambirije tukiri no mu kiganiro ukuri sinakumenyeje yego ese nigeze mwirukana ariko yagusabye uravuze ngo kubana n'umuntu ugurisha ntiwamushobora yavuze ko ariko ateye ko nta muntu ajya agisha inama none niba ariko ateye nkaba ntabishobora hari igihe cyo kugisha inama umuntu hari n'igihe cyo kutagisha inama ushobora kubwira umuntu ngo ese uno munsi njye mu kazi cyangwa se njyeyo kubw'impamvu runaka wijyayo wavuze ko ariko uteye nta muntu ujya wizera nta muntu ujya ugisha inama kandi ngiye kubana n'umuntu tubanye uko biri gutyo pe ndakubeshya ntabwo byakunda twumva batugira inama pe ntabwo nzi kwishushanya urabyumva neza ko buri kiganiro cyose nakoraga navugaga ari ukuri kandi nawe wari ubizi kandi na buri munyarwanda wese arazi neza ko ari ukuri kubera ko isi uno munsi nizanye uyu munsi wizanye nuko bagutaye hanze nawe ngo wari ufite uko wabipanze bivuze ngo aka kanya ntabwo tuba turi kuganira kuri ibi iyo biriya bitajya hanze ubu tuba turi mu bindi biganiro twemeza ko ndimba atari siko mu mutima wanjye nanjye bikirimo ndi nk'umuntu ufite igikomere cy'uko nakuze ntarerwa n'ababyeyi gusa nabonaga nta babyeyi banjye nzi numvaga namurwanira ishyaka uko bishoboka kose gusa nabonaga amaherezo n'ubundi bizarangira Nyandwi abitaye imihanda kuko njye nkurikije ikiganiro twagiranye nkanakurikiza ibyo twaganiriye inyuma ya kamera nabonaga ko Nyandwi amaherezo bizarangira arambiwe ikinyoma nawe umutima uzamukomanga wa mugani kuko njye yarambwiye ati ntacyo gasarika ngende tuzasubira vuba byumvikane ko twari kuzasubira uko byagenda kose ampa ikiganiro sinekereza ko rero yari kuzakomeza none se wa mugani uyu munsi yari kuza akavuga ati hariya amajwi isa ya papa ni urugero akaba yabihakana ariko uyu munsi kuva yanabyemeye ahubwo atubujije kwigira igisagara kurya shoma ase wa mugani buriya gisagara hari kuzavayo content imeze neza cyangwa Nyandwi wavuze uti abanyamakuru nibaramuka bashakishije bakahamenya noneho mama nuke live cyangwa nyihakane live bizambana bibi kurushaho reka ntange ukuri hakiri kare njye nubwo buryo mbibonamo nubwo buryo mbibonamo iyo badashyira hanze ari amajwi yego Nyandwi tubwire mva impamvu uraza kujyana abanyamakuru mu rugo yego hari ibintu nanga nanga akavuyo wanga akavuyo kandi ukifitemo iyo upanga ibintu nk'ibyo ngibyo utanagishije inama wowe yifitemo akavuyo none se ko no muri comment abantu bakubwiye bati hari igihe nyine umuntu aba yisamye yasanga ko muri comment nimba byaranjemo byanjemo nimba ari shitani yanshutse yaranshutse ariko uno munsi nishimiye ko ngiye ubwanjye yandetse Nyandwi kandi ko ntago yigeze imperekeza ngo tujyane n'ubundi nari kugera hano nkavuga ati Nyandwi ko abantu bakubwiye muri comment atese ubwo akavuyo n'umunyamakuru umwe basiga saro cyangwa undi umwe ushaka wanze kumwizera ngo umujyane mu rugo nta n'umwe yewe tubana se ko nabimusabye yarabyemeye kiromiko yewe tubana ko nabimusabye ngo abanze amuze na mama we njyewe kuko gasa nkimara kubana nawe mbona uyu mwana nyine nta bintu byinshi afite nta mico mibi mbona nyine ari igitesi kibereye aho numvaga twakomeza tukabana kuko n'ejo bundi ngiye mfite isezerano ko nzabaho neza nkaba umukire sibyo njye nsenga abafite amakuru sibyo nanavuga wenda ngize n'umugisha wenda ndashatse uwo mugabo kuko murusha imyaka nta wamenya ejo nshobora no kuba nashaka nkaba numva twabana ntse sinzamugira nkaba numva nyine twakomezanya ubuzima tu niyo mpamvu nahitagamo kuvuga ngo mbanze ngende byibuze mbonane na mama we birashoboka ko naba ndi kwita kuri uyu nguyu atari ubabaje sibyo ahubwo mbanze menyane n'ababyeyi be mbabwire ko mfite umukobwa wabo kugira ngo ibintu bibe kiriya numvaga ari ukumufasha muri ubwo buryo bwo kubana nawe pe igihe kirekire we rero yaje yibereye ku gatwiko biragaragara ko ibyo natekerezaga n'ibyo yatekerezaga byari bihabanye gusa iyo menya ko ari agatwiko nanjye nari gutwika nk'abandi byibuze akaba afite n'icyo ansigiye yego iri zina rye no kuba yarayitiriye ndimbati bikaba bifite byibuze n'udufaranga binsigiye ikibazo nuko mbuze byose bigusigiye ikirusha ibindi icyo bigusigiye cy'ingenzi ni umugisha oya umugisha ubuse Imana irahuma we ko naraye nivovota n'ubuntu nkiraka birasaba imbabazi na Imana irababarira sibyo se umugisha rero ni ugusigiye none se Nyandwi urabaho gute muri iyi Kigali rero
urabaho nta kazi ugira uri kugashaka cyangwa se urahitamo kuba wataha ukajya mu rugo byibuze ugasanga ababyeyi tubwire bajya iwacu n'ubundi ntago mpanga nta guhanga Ntago. oya amahitamo yawe ni ayahe urifuza kuba waguma muri Kigali ugashakisha akazi ugakora cyangwa se urifuza kuba n'ubundi wajya kwigumira mu rugo kuguma mu rugo ni ukwicarayo kuba muri Kigali nta kazi ufite ni ukwicara uricarayo oya ugashaka akazi nibyo navuze kabonetse nagakora katabonetse nyine ubwo nawe urabyumva ni yaserere ngo waba ugiye mu rugo abandi muri komenti batari ko yewe ati umuntu wakoreshaga uyu mwana nawe yari yararushye ati uyu mwana ufunga umutwe gutya se ati ubundi umukoresha we yamukoreshaga ati n'ukuntu uyu mwana ubona afunze umutwe mbese uri gukora akazi ukorana n'abashoboja n'abanyokoboja ari mu myaka mibi oya hari ukuntu nka boss ashobora kubwira ati wenda ukora iki akaba umwanya muto ati Nyandwi umwanya muto nyine ukaba kubera ukuntu nabonye uri strict cyane ukabura burakaye nyine uramu ntabwo ibintu byo kurakazwa nyine n'ubusa ariko sinzi ukuntu mubona ko mba ndakaye ntabwo mba ndakaye nta n'umutima mubi mba mfite nta n'ubwana bubi nuko nguko mba nihorera nuko nshobora no guhura n'umuntu agahita avuga ati kino cyana ni ikigome ni ikigome abantu benshi bakonamo iyo sura bari kumbonamo iyo sura kandi nta bundi bwana bubi sinjya mbona nabwiye nabo umuntu duhuye nta kintu turi gupfa niyo turi kugipfa ndabanza nkamubwira ati ariko ibyo bintu ntabwo ari neza hari ibintu nakunda ko yakwatse imbabazi ariko ntabwo twamenye ese wamubabariye bimeze biti twumvisha gusaba imbabazi ariko nta gisubizo twumvise umusubiza yego ubundi imbabazi zanjye nawe kubera ko ahanini muri iyi game njye naho najuwaga sibyo icyo nakoraga ni ubuzima nibijyanye n'ubuzima bwe bwite yego ngende kubitekerezaho imbabazi ninzimuhanda zimuha ku cyanjye giti ariko icyo nanje kubwira abanyarwanda nuko izi pranka ntazo narinziho ndashaka noneho umubwire icyo umwifuzaho icyo mwifuzaho yego ntabwo ari icyo mwifuza ahubwo ni inama namugira cyangwa se inama wamugira nka grand sere ubutaha nk'umuntu uba muri sosiyete nyarwanda noneho muri iyi wenda iyi mihanda ntabwo yari ayizi pe sinamurenganya ariko no mu buzima busanzwe nabaho agiye gukora ikintu akaba atagisha inama icyo kintu azamenye ko kimwe cya kabiri gishobora kumuhira cyangwa kikamukoraho mu gihe utazi kugisha inama mu buzima bwawe mu gihe ubonye ko ikintu cyatangiye kukugaruka ntuhite ugarukiraho ugakomeza mu kinyoma kuko ibi bintu bigiye kumara nk'ukwezi ndakeka ko harageze cyangwa ko hararenze ari ikinyoma cyigendera ese niba ari umuntu wabeshya bitunguranye ko mbizi ko umunyamakuru wamukoresheje bwa mbere cyangwa bwa kabiri cyangwa bwa gatatu yamubajije ati ibintu biramutse bijemo ribu ese wabyakira ati ngenda cyari seriye niba ari umuntu utari uteguye kubeshya koko ubeshya rimwe ukabeshya kabiri ukabeshya gatatu icyo tukidusubize wa mugani wabeshya inshuro nyinshi nabeshya inshuro nyinshi nyine narabikoze kubera ko nabonaga ari cyo kintu nyine nari ndi gukora gusa icyo nzi nuko nta muntu wamfashije ubwo rero ubutaha ntuzajya ubona uri kubeshya ujye uhita ugarukira hafi kuko ingaruka zo wari wabonye ko zatangiye kuza ntekereza ko nta muntu udatinya inzego z'ubutabera muri Rwanda ese wa mugani ntabwo wari ufite n'ubwoba bwa ribu hoya ribu nta n'ubwenge afite niba adatinya buretse gato icara neza mwegere nuze Nyandwi ribu urayizi uzi se ko igenza ikagenza ibyaha ikagukurikirana akantu ku kandi ikaba yanahana ikanatesha nese kubera iki wari uyizi ukomeza ikinyoma n'ubikore rimwe ahubwo ugakomeza ahubwo nari nsigaye numva ko ndi mukuri none uri mukuri afite uko yapanze game ye none uyu mukobwa akina comedy pe none abandi rero umugabo witwa Papa Bitangaza uramuzi mumunyerekere abandi bose bati uyu mwana w'ubwo papa we ni Papa Bitangaza bigaragaze ko nimba uyu munsi abantu bose barakubwiraga bati yewe uruwandimbati rwose ndimbati rero umwana bamubwiye nabi cyane banamututse koko
bigaragare ko hari n'undi waze ejo ukiyitirira kubera ko abantu barasa. niyo mpamvu hari ibintu biba bikwiye kwitonda. Uwo mugabo uranamudasa? Njye sinzi kureba abantu basa pe. None abantu bose bavuze ngo uyu mwana ahubwo ngo papa wawe ni uwo nguwo. Niyo mpamvu nyine hari ibintu biba bikwiye kwitonderwa. Shiro mikoro numve. Hari ibintu biba bikwiye kwitonderwa. Uyu munsi rwose uraje uravuze uti nsana ndimbati. Ariko ejo hazaza n'undi mugabo nawe babone murasa. Ubuzabantu bose zabagare ba papa bawe. Kubera ko meze nk'ikigabo mu maso. Hari abantu nyine bagabo banini bari seriye bazaba babona bose dushya. kubera ko ameze nk'ikigabo mu maso. Abagabo banini kwikinira mu murekati. Abagabo banini bose na papa bitagaza ni munini bazajya babona ngo bose basa. Akagize amahirwe asa n'abagabo babakire gusa. Ariko Jasmine undi we nukina comedy ashwe nawe ndabona ukina comedy nk'umukobwa wawe pe mwese muzabana muri abakomedi mu casting no mu duhakazi dukomerezeho nukuri pe muri kwikinira filime neza neza pe naho ubundi rwose uyu mwana yasabye imbabazi mu kigano cy'abandi kandi niki asabye imbabazi rwose numva rero hanyuma we ko wikuramo gerega n'ubuzima bwacu bwite nshobora kumabara cyangwa byanga ntabwo ndafata umwanzuro busera umuntu wanga gutanga imbabazi ubu se nzimuhaye byarangira ndimbati agiye mu butabera navuga ko natanze imbabazi n'ubundi bakamfunga nkarakara nkongera nkababara ngewe ntari ready kuzitanga nyine ngiye kubanza nzihigemo nzishake nzitanga oya ndimbati ntabwo ndiyumvisha neza ko ibi bintu si bimaze ibyumweru 2 3 kwezi kwenda gushira ari ikinyoma cy'igende kurashize nawe kubyivugira nekereza ko ndimbati n'umubyeyi kandi nawe yaravuze ngo ndi inyanja bogamo umwisi n'umugenzi yogamo sinekereza ko niyogera nanjye bikagira inzira sinekereza ko ndimbati iyo aza kuba ari umuntu w'umubyeyi mubi uyu munsi yari kuba ari muri ribu pe nukuri kw'Imana sibyo urebye ibitutsi yatutswe ndimbati kubera uyu mwana yari kuba ari no muri ribu n'ikibazo ahubwo kigeze kuri sinekereza ko rero uyu mwana yaramaze kumwaka imbabazi sinekereza yuko ndimbati agifite gahunda yo kumujyana mu nkiko ndimbati hari ibintu byo kwitonderwa umuntu uhita uhagurukira undi muntu akamubwira ngo ibi bintu nibyo ngo barasa sinigeze nshyigikira umuntu uvuga ko ngenda ndimbati dusa abantu basa nta kintu bahuriyeho abantu se ko noneho ubagize ubipakuruye nta n'umwe wari wangishije inama ariko jo uyu mwana nicyo wabwira birirwaga batuka ndimbati ko musa nicyo wababwira bihangane nyine ngo ibintu byasubiyemo nakana uyu mukobwa ashobora gusetsa karara mu bitaro pe ngo ibintu byasubiyemo ariko se mbwira nkawe mu bantu mu rugo nuko bameze nta mu rugo afite na story na vibe rwose nta kibazo yigirira mana yanjye yego abagusetsa gutya ngewe ahubwo ari kunsetsa ni umukomediye kuri kamera ahubwo nibaza impamvu ahita yikaruma urabeshya kandi tuba twasetse imbavu zenda kunyica none se uracyafite gahunda yo kuba wahisha iwanyu n'undi nta n'umwe nahajyana kubera iki sitabajyana kandi ibintu byarangiye byasubiyemo ko papa atari ndimbati n'undi ntago bindimo ntago bikurimo ntago bindimo ese kuki uhisha uturuka cyangwa ukomoka ese ndahisha gute yatureka kubeshya gisagara ni icyaro nese aho ariho hose none se nagiye kuvuka ngishijwe inama nagiye kuvuka ngishijwe inama abantu benshi turabizi ko bagera muri Kigali tubizi gasa turabizi ko abantu bagera muri Kigali bamwe bagahisha iwabo sibyo ntago ari nkanjye uvuga ngo iwacu ni ku Kibuye Karongi Rubengera n'Akagari byose ngabivuga ugahisha iwaho kugishwa inama bijyanye no kuvuka nta numwe wakwemera do nta numwe wabyemera yego nta wabyemera reka mbyemere gutyo ariko se n'inyuma ya kamera nanjye tubana sinigeze numva byibuze avuga ngo ndabyemeye tugende reka nanjye sizanga ko tujyanayo ngwino tugende wabaye inshuti y'amagara ni yego ko akoze ko ufite akantu kitikuwe ko yakubwije ukuri imbere ngo ni ikinyoma ngiye ntaranabimenya tubana mu nzu gasa
ngewe uzi impamvu reka mbivuge nyandwi nashaka bimakanire ngewe nanamubwiye mu kiganiro ko ninsanga ari n'ikinyoma nzamufasha kugisohokamo kuko nzi ko ibi bintu bishobora kuba byari kuzayifata indi ntera ndabizi pe niba ndimbati yaraje mu kiganiro cyanjye agavuga ngo ribu ni indenganure nanjye ndi umunyarwanda utekereza ko ribu se ari urwego rutareba ibiganiro dukora kuki udatekereza ko ribu ishobora kubona ndimbati ayitabaza se yo ubwayo ribu ijya yibwiriza turabizi ikibwiriza igamagaza uyu mwana ese ndimbati uyu munsi uracyashaka kubera umubyeyi kihe kintu nshaka aya nako oya kivuge vuga ikikuri ku mutima ntacyo oya kivuge kandi nta kintu nari ngiye kuvuga pe kandi nunsuzugure niyo kintu nashaka kwari ukumusaba imbabazi yego waranazimusabye no mu kiganiro ndumva yegora ubwo nyine bizakunda humura bizakunda kandi Imana izabikora vuba cyane very soon rero nyandwi ndagushimiye sibyo ndagushimiye kandi nuko nabikubwiye mu biganiro cyabanje twagiranye umbabarire ikintu cyo kubeshya ukikuremo sibyo ugerageze ukikuremo kugira ngo bitazafekta n'undi muntu mushobora kuzabana cyose naho uzaba kuko nk'uyu mukobwa Jasmine wa mugani ejo bundi bya kuzamugiraho ingaruka sinkubeshye ni gute ko wacumbikiye umuntu utaramenya amateka ye utazi iwabo utazi se utazi nyina utazi iki ariko uyu munsi nawe arabohotse sibyo Jasmine kandi impamvu nashatse gusaba imbabazi nararebye nsanga iki kintu ibi bintu nakoze bizakoraho buri muntu wari wese unzi ukuzi gute buri muntu wari wese unzi azaboneka muri kino kibazo kugira ngo mbohore abantu nanjye naje gusaba imbabazi ukuzi se nanjye nkabohoka kuba bari bakuzi wari warababwiye ko ibintu wabeshye Jasmine yari ari mu kaga n'abanyamakuru bose bankoresheje bari mu kaga ariko biterwa nanone n'ukuntu umuntu abitwara nkanjye nakubwiraga ati ese dusaze utari umwana wa Ndimbati ahubwo wagukoresheje wenda n'urugero ahamya ko umwana wa Ndimbati yaba yarafite ikibazo kuko ngewe nzi ko kuri iyi mihanda umuntu ashobora kuza akakubeshya akagupanshika ikinyoma ari nayo mpamvu ngewe nakubwiye ibi bintu niba ari n'ikinyoma uzanyegere ibi bintu bisohokemo uve mu kinyoma ureke gukomeza kubwitwa umwana wa shitani sibyo se kandi n'ababyeyi bawe bari mu kagerega uragira ngo se ibintu iyo ribi byinjiramo uragira ngo kwivuko ntibari kugupakira imodoka ati genda utwereke iwanyu tubaze mama wawe iki kintu gusa uragira ngo umubyeyi ntibyaba ari akaga kuba yibereye mu karima ke akajya kubona akabona inzego zimugezeho ati vayo usobanura ibi bintu usobanura ukuntu uyu mwana byawe na Ndimbati akaba ari gushaka uburenganzira bwe uri nyina uri aho ngaho wicaye uragira ngo mama ntiyari afite akaga ntuzongere sibyo kandi niwe no gushaka imibereho nyuma y'umuntu hari undi muntu sibyo nyuma ya Ndimbati hari undi muntu hari n'umuntu izicano ushaka kukubona akagufasha atari uko yiswe umwana wa Ndimbati sibyo akakwifashiriza tout simplement rwose nka mu papa wivugira ati ngewe namwishyurira mekanike yaba ari umwana wa Ndimbati yaba atari umwana we sibyo si bihagije reka mbabwire ngo rero Imana igumugisha kandi nizeye yuko ugiye guhinduka sibyo nkuko twabivuganye tuzakomeza tuvugane sibyo kandi nzi neza ko ibintu byose bizagenda neza uvemo umuntu ukomeye nko njya mbikubwira sibyo Imana igumugisha yego nawe murakoze Jasmine nawe rero reka ngushimire Imana igumugisha kwemera kuvuga ukuri kandi nzi neza ko nyuma y'imbabazi nta rubanza uyu mwana umubabarire nawe siwe wamugani ni shitani sibyo kandi nawe ndagushimiye kuza kwemera kuvuga ukuri wamugana ati niswe indaya kubera umuntu nitwa andi mazina mabi cyane hejuru y'ibintu nazi ariko uyu munsi none aho wabimenyeye wifuje nawe guhamya ukuri uhamiriza abanyarwanda ukuri ndakeka n'uwari ugufite ikibazo yumva yuko uri muri pranka nawe abigukuremo ibi bintu ntabyo wari uzi nkuko nawe yagiye atangira ikinyoma kigakweduka kikaba elastique sibyo nawe mwisi nawe musaba imbabazi no kwisinda wa mugana nyana bigeze bajyana niba habaye ikintu nanga umuntu ubeshyira undi kandi nanjye narabikoze nta kibazo murakoze Gasaro yego Gasaro TV.